uyu munyamakuru wa RBA Lorenzo ntabwo ngiye kugaruka ku makofe yaritaguye uwo bita Rugajurigani. Uyu Lorenzo nyuma yuko bamukubise icyo bita kanyafu ku kibuno, RBA ikabimuhaye ikiruhuko cy'amezi 2 adakora ku cyo bita umushahara. Yagiye kuri YouTube ye aratangaza ati njyewe nta kintu mpfa narigani nwe. Abantu bose bari bamaje kumenya ko ari umurwayi wo mu mutwe. Yashobora kuba yahinga nko mu murima mu kundi kwezi ibya bindi yahinze ugasanga arimo arabikura. Urumva nk'umuntu utarindire ngo bya bintu yahinze byere, urumva n'ibimenyetso biba bigaragara kandi babinahaye n'abantu bose babona ko ari ukuri. Yes, reka nagire musuza woherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Mwebesanzwe Gendi Weekres, ambasaderi w'aba diaspora. Aha ni kuri Sirius TV Radio Show. Amakuru yacu ni buri munsi. Abari amakuru yizewe, amakuru agezweho, amakuru azira ibihuha. Ndabizi ubu mwatangiye kwibaza muti Weekres atuzaniye makuru bwoko cyane kuri Sirius TV Radio Show. Hano nkuzaniye inkuru ibabaje cyane ya hano muri Zambia, aho umugore bamusanze kuri sitasiyo ya essence bakamwica. Ndagaruka hano mu Rwanda iwacu aho umubyeyi yafasha abana be 3 akabica. Kandi nyiva mu gihe ndabanyiva kuri ayo makuru y'akababaro ndahita nsimbukira ku mugabo bita Lorenzo. Murabizi agundagurana n'uwo bita Rugajurigani kikamunyukanyuka dore ko cyane n'igisore cya Lorenzo sha. Ndashobwire uko Lorenzo yatubwiye. Kora subscribe, share, like na commentaire tujye twibanira hano kuri Sirius TV Radio Show. Uhamenyera amakuru menshi meza kandi agezweho. Ahangaha munyandikire muri commentaire mumbwire ngo dutangire live murahari. Live duyitangire murahari. Ngenza hano dukubite live namwe bakunze ba Sirius TV Radio Show. Bakunze ba Sirius TV Radio Show. Murahari live tugakubita. Turabitangira ejo. Nabatsindiye cyane rero inkuru dukesha ikinyamakuru cya TV1, aho umubyeyi ariko bakeka yuko afite ikibazo cyo mu mutwe yagize gucya akihekura akica abana be 3. Dore ko uyu mubyeyi aho bahera bavuga ko yaba afite ikibazo cyo mu mutwe ngo afata agira gutya agafata isuka akajya guhinga agatera imyaka, hashira ukwezi akajya gusarura. Nibaze gusarura ibintu byerera umwaka ukabisarura hashize ukwezi. Wabonaga bigaragara ku buryo ko yabahemukira. Ko umwana araryoha. Kuya muntu w'umubyeyi yica umwana we ni ikibazo gikomeye. Twatunguwe no kumva abantu bahuruza bavuga ngo babana yabishe. Ko abantu bose bari bamaje kumenya ko ari umurwayi wo mu mutwe. Yashobora kuba yahinga nko mu murima mu kundi kwezi ibya bindi yahinze ugasanga arimo arabikura. Urumva nk'umuntu utarindire ngo bya bintu yahinze byere, urumva n'ibimenyetso biba bigaragara kandi babinahaye n'abantu bose babona ko ari ukuri. Kuvuga rero iki kibazo
ari umudugudu ari umutekano bari barabigejeje mu kagari babigeza ku murenge nta muntu n'umwe utari ubizi mbese. Ngo naje nyine ntabaye ariko byari bimaze igihe umuntu tubona afite ikibazo cyo mu mutwe ariko twarabimenyesheje inzego z'ibanze zibizi iz'akagari iz'umurenge niho amakuru yarageze. Noneho mu rwego rw'imibereho yari afite n'abo bana ubuyobozi bwose bwakoreshaga uburyo bwo kumufasha nk'urugero isoko urugaga rw'abagore yewe n'abantu mu mudugudu bageragezaga kumuzanira utuntu two kwifashisha ariko nk'uwo atabashaga kwiyumvamo ibintu bye ntago yabyakiraga. Mu bigaragara tukabona ko afite ikibazo nyine mu mutwe. Wareba ugasanga biraterwa n'ibyo kintu cyo mu mutwe mbese babonaga n'ubundi mu mutwe atuzuye. Ese twabimenye iyo aho bakeka ko umubyeyi umwe ashobora kuba yarihekuye abana be yarabyaye bakaba babasanze mu nzu nyine bapfuye. Ubwo n'inzego z'iperereza zigomba kureba uko byagenze byatewe n'iki byaturutse kuki bari bamaze igihe kingana iki. Wabonaga ko hashize iminsi ariko ntabwo na preciza ngo ni iminsi ingana iki bimeze gute. Ibyo ngibyo ni byarebwa n'abahanga. No kwihanganisha umuryango n'abaturage mu gihe nk'iki ngiki aho imiryango ibikomerewe ibabaye kigaragaza ko uyu mubyeyi yari afite ikibazo cyo mu mutwe. Abaturage baravuga bati ibyo bintu ubuyobozi bwari bubizi. Uyu mubyeyi kandi nta bushobozi yari afite. Ubuyobozi ibi bintu bwari bubizi bukamurekerera bukamurekana n'abo bana. Umuntu muzi yuko afite ikibazo cyo mu mutwe nta n'ubushobozi afite ariko mukamureka atabana n'abawe. Ubuyobozi bw'ahangaha uyu muturage yaratuye ndabunenze. Aba bana Imana ibahera uruhuko ridashira ntacyo bacumuye manu batuza heza. Inkuru z'akababaro tuzikomeze aha mu gihugu cya Zambia mu mujyi wa Lusaka. Sitasiyo ya esanse yitwa Ruby. Uyu mubyeyi yari ari mu kazi mu masaha y'ijoro arimo rwose atanga serivisi za hano kuri sitasiyo. Haje ibigizi bya nabi bije kunywa esanse shabyo kanywa inzobya. Bisanga uyu mugore arahari ndakeka byari bije kwiba iyi kuri iyi sitasiyo niko bigaragara. Bisanga uyu mubyeyi ari mu kazi k'ijoro biramufata birahondagura biramumenagura umutwe umubyeyi arapfa. Yari umubyeyi ufite imyaka 37 y'amavuko. Inkuru ibabaje cyane nagiye mbona ibinyamakuru bya hano muri Zambia byinshi byagiye bigaruka kuri aba bagizi ba nabi. Nshimira n'ubuyobozi bwa hano muri Zambia bwabashije gukurikirana aba bagizi ba nabi. Kuri ubu ngubu abakekwaho 3 batawe muri yombi bagiye kubiryozwa cyangwa se kubazwa icyo uyu mubyeyi bamuhoye. Ubuyobozi bwa hano muri Zambia ibyaha nibibahama ubundi babakanire urubakwereye. Njyewe Wickress ambasaderi w'abadiaspora. Kutabana natwe kuri Sirius TV Radio Show ni igihombo gikomeye cyane wahuye nacyo. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi Sirius TV Radio Show kora subscribe ukande no kukazogira ubundi tujye tubana buri gihe. Ntuzongere gucikwa n'amakuru agezweho nk'aya ngaya. Umugabo bita Rurenzo muramuzi cyane, ni umunyamakuru ukomeye cyane wa RBA. RBA nicyo gitangaza amakuru cy'u Rwanda.
radiyo rwanda hafi yawe. Uyu munyamakuru wa RBA Rurenzo ntabwo ngiye kugaruka ku makofe yaritaguye uwo bita Rugajurigani. Ubwo bari bagiye mu kiganiro hanze ya RBA, ubwo bagenda babaza abaturage ati aho muri mubayeho mute, bimeze bite? Bagezeyo wasanga ariko wenda cya Rurenzo cyari kigiye kwishakira ikiraya sha. Rigana ati komeza mu mujya w'akazi cyangwa se njye na Rigani twamenyanye muri 2021. Icyo gihe nakoraga kuri Radio Musanze n'ubundi still muri RBA, ndo mu intani nitoza akazi. Hanyuma Rigani icyo gihe nawe yaratangiye, numva ari bwaratangiye gukora kuri Radio Rwanda, nawe atarabona akazi akiri muri process yo gushakamo akazi muri RBA. Icyo gihe nibwo natangiye kumenyana na Rigani, kuko nanjye noherezaga inkuru kuri Radio Rwanda. Urumva ni radio nyine ya nakaza abantu bahuriramo ari benshi nyine. So Rigani icyo gihe ndibuka naramwumvaga nyine ko njye nayimuzi, ntekereza ko namenye mbere yo kwamenya, kuko namenye akora kuri Radio 1 inyuma za kuza muri RBA. Ni umunyamakuru w'umuhanga, I admired him, naramukundaga cyane naramwemeraga pepe na n'ubu kandi ntabwo byeze bihinduka. Umunyamakuru w'umuhanga, uzi gusesengura ibintu, uzi kwihiringa, uzi gushaka amakuru, azi kwikiritiva agashaka amakuru cyane nyine. Icyo gihe ndumva atarabona akazi ariko akora muri Radio Rwanda birumvikana. Rugaju ndibuka igihe yampamagaye kuri telefone ari nijoro cyane. Rigana akunda guhamagara nijoro, arampamagara ambwira uburyo nawe akunda ibintu nkora n'uburyo mbikora. Rugaju rero icyo gihe nyine twahise tuba inshuti, kubera ko twahanye amagambo ya admiration. Ambwira uburyo akunda ibintu nkora, nanjye ambwira uburyo akunda ibintu akora. It was some good moments. So icyo gihe rero ndibuka ikintu namubwiye ngo ndifuza kuzakorana nawe umunsi umwe. Ntabwo nari nzi ko bizaba, kuko mukomeza mukore tap ya munamfollowing. Ntabwo nari nzi ko umunsi umwe nyine tuzakorana. Hakuntu nyine byagenze, mva nsezera kuri RC Musanze, bitanza kuri Fine FM, pakora iminsi 4 gusa, bitangaruka kuri Radio Rwanda. Bansaba garuka kuri Radio Rwanda, kuza kuri Radio Rwanda ndaza, boom, dutangira gukorana gutyo. Icyo gihe mpari yaje kubona akazi, nanjye ndakabona, turakora nyine, tuba inshuti, duhurira mu kazi ko muri RBA no hanze ya RBA. Tuba inshuti, dukora akazi, tugira ibintu byinshi biduhuza nyine by'akazi, kaba akazi ko muri RBA, haba n'amagigi yo hanze ya RBA. Ntekereza ko Rugaju ashobora kuba ari mu bantu b'ingenzi, ntabwo ari we wa mbere, ariko ari mu bantu b'ingenzi cyane bangiriye akamaro mu buzima bwanjye nahuye nabo mu myaka maze yose ndiho. Ndamutse mvuze nka 5 ba mbere bangiriye akamaro mu buzima bwanjye, Rugaju obviously agomba kuba arimo. So kubera rero uburyo turi inshuti n'uburyo tubana muri ubwo buryo bwose,
n'uburyo yangiriye akamaro ndamwubaha cyane, ndanamukunda cyane obviously. Ndumva dushobora kuba turutanwaho nk'amezi make ariko dufite imyaka imwe, so twemerewe kubaho nk'urubyiruko ariko nta kintu na kimwe cyabaho cyatuma ntazirikana ko he's a very good guy kandi ko yambaniye neza igihe cyose tumaze tuziranye n'uyu munsi, kandi hano kizahinduka tuzakomeza kumenyana, tuzakomeza guhurira mu bintu byinshi ikibuga dukoreramo tugomba komeza kugihuriramo, nta kintu twapfuye, nta kibazo dufitanye. He's a very very good guy that I respect cyane. Icyo nitayo no komeza kubaha amakuru ibintu nkora kurusha ibindi, no kugira utese no gukomeza kubana namwe mu buryo bwose bushoboka. Na ibindi rero RBA ni ikigo twahuriyemo. Aba banyamakuru ba Radio Rwanda baje kugira ibyo batumvikanaho, baba bafatanye mu mashati hasi hejuru piku. Iki cyaro Lorenzo murabona namwe no ku mafoto ni igisore, ntabwo wakigereranya na Rugaju Rigane. Cyamwubarayeho kirahondagura amakofi, kirakubita akagabo kigahindura intoke. RBA ibyo bintu ntabwo yaje kubireberera, baraje uwo bita Dive Uwayo nawe ni umunyamakuru wa RBA, ayoboye RBA, yabakoresheje inama y'ikitaraganya, arababwira ati wowe Lorenzo wakoze amabara, wakoze amakosa guhondagura umuvandimwe. Nubwo waturutse kuri radio RC Musanze, nanjye akaba ariyo radio naturutseho, ukubisa amezi abiri y'ubuginga y'ubukaritasi, ibirenge byawe bitagaragara cyangwa se biterekera hano kuri RBA. Lorenzo wakubisa amezi abiri y'ubuginga guhembwa, ye baba we. Ubu abanyamakuru ba RBA bagiye kujya bajya guhembwa, ahamagara umwe ati wangureye agacupa mu wanyuwa, jewe kuzi yuko ubu ngubu ruri gukinga barindwi. Uyu Lorenzo nyuma yuko bamukubise icyo bita kanyafu ku kibuno, RBA ikabimuhaye ikiruhuko cy'amezi abiri adakora ku cyo bita umushahara. Yagiye kuri YouTube ye aratangaza ati njyewe nta kintu mpfa nariga nwe. Araza arataka arasigiriza uwo bita Rugaju Rigane ati nta kintu dupfa, ni umunyamakuru w'umuhanga, ngenda mwemera cyane, ni umunyamakuru nahoraga nekereza kuzakorana nawe, Imana irabikora nkorananye nawe. Watekerezaga kuzakorana nawe mukorane by'amakofesi? Watekerezaga ko muzakorana mu iteramakofe sha?